mu marira menshi cyane Clement yicujije ibyo yakoze asaba urukiko ko rwamurekura by'agateganyo agaragaza ko yababajwe cyane bikomeye no kubona umushinga wari umaze gutwara miliyoni 58 z'amafaranga y'u Rwanda uri murasenywa. Asaba urukiko ko ngo rwategeka ko yakurikiranwa ari hanze akajya kwita ku muryango kuko ari ubwa mbere akoze icyaha. Arangije kandi yemerera urukiko ko ashobora gutanga ingwate y'inzu afite mu Busanza ifite agaciro ka miliyoni 150 kandi n'ibindi yategekwa ko yabyubahiriza. Mbere ko mabwira rero uko urubanza rwe rwose rwagenze rekamanze babwire ko n'ahandi hantu heza ho gusukira mu mujyi wa Kigali usibye muri Tiama Lounge hano i Remera opposite side ya gare unyuze haruguru gato ya station ya Olix haba ibintu byiza serivisi nziza cyane muhagane namwe muzahava muri abatanga buhamya. So twuze cyane rero urukiko rw'ibanze rwa Gasabo uyu munsi rwaburanishije urubanza ruriragwamo umunyamakuru niyega Clement uzwi izina rya Clement ukaba yarerwaga ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda kurwanya ubasha bw'amategeko ndetse no gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi bo mu nzego za leta. Muri urubanza rero ubushinjacyaha bwagaragaje ko tariki 27 mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ngitsinda ry'abakozi b'umurenge wa Jabana basuye uwitwa uragiwe n'Imana Anatori kugira ngo barebe ko ari gushyira mu bikorwa bijyanye n'icyemezo yari yasabye cyo gusana inzu ye. Iryo tsinda rero rimaze kuhagera ngo ryasanze aho gusana ahubwo uragiwe n'Imana ngari kubaka inyubako nshya igizwe n'ibyumba 4 by'amashuri atigeze asabira uruhushya. Iki gihe rero ngo bahise bamugira inama yo kubahiriza ibyo yari yemerewe barangije bamusaba ko yakuraho inyubako yari yamaze kongeraho bamusaba kandi gukuraho inyubako yari yongeyeho ku neza bamubwira ko nibitaba ibyo ngibyo izo nyubako barimo barubaka ziri buze gusenywa. Bibutse ibyo ngibyo byari kuba tariki 27 mu kwezi kwa gatatu. Rero ngo abo bayobozi basubiyeho tariki 31 mu kwezi kwa gatatu bwari hashiyeho iminsi 4 bakaba bari basubiye rero kureba niba ibyo yasabwe yarabyubahirije nuko bagezeyo basanga ngatarabikoze kuko rero ubuyobozi ngo bitabushaka abantu baza gusenya izo nyubako. Ubushinjacyaha rero bwakomeje buvuga ko ubwo bari batangiye gusenya izo nyubako uragiwe n'Imana Anatole wa wundi wagiye gusaba icyemezo ngo yahise ahamagara umunyamakuru Clement nuko Clement ahageze atangira kugumura abaturage ababuza gusenya ayo mashuri. Ibyo kandi ngakanabikora yifashisha imbuga nkoranyambaga zitandukanye mu kwibasira ubuyobozi. Batanze urugero rwaho rero Clement yandikiye minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi utuma twishima budara amagambo agira ati ubundi ubuyobozi bw'iki gihe bumaze iki jenoside yongeye kugaruka mu Rwanda ibyabaye mu mwaka w'1994 naho byigeze bijya abanyarwanda bari bamaze kunga ubumwe none ibyabaye biragarutse. Niga Clement rero nyuma yo gusakaza ngo ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ze yahise afata ngo umuyobozi ushinzwe imyubakire mu murenge wa Jabana akaba yitwa Mutangana Victor rero yahise amufata ngo aramuniga amuciraho ishati arangije akizwa n'abapolisi. Nyuma yaho kandi Clement ngo yafashe itafari amena ikirahure cy'imodoka Mutangana yari yahungishirijwemo arangije acisha ukuboko aho yari yamennye ashaka gufata wa mu engineer w'umurenge witwa Mutangana. Nyuma yaho kandi ngo yaje gufata amabuye atera kuri ya modoka ndetse asaba n'abaturage kumutera ingabo mu bitugu batera ubuyobozi amabuye. Si ibyo gusa kandi ngo icyo gihe yavugaga amagambo atari meza yo kwangisha ubuyobozi abaturage. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko mu mabazwa ya Clement yemeye ibyaha ndetse anasaba imbabazi cyane avuga ko ibyo yakoze yabitewe n'umujinya kuko ego yarafatanyije uwo mushinga n'uragiwe n'Imana Anatole wa wundi hejuru namubwiye bityo rero ngo yatekerezaga icyo gihombo cyose yagize bigatuma akora ibyo yakoze. Clement kandi yatangaje ko mu mwaka wa 2024 aribwo batangije ishuri. Icyo gihe Clement rero ngo yahembwaga agera kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Icyo gihe ngo batangiriye ku banyeshuri 50. Nyuma yaho rero nibwo baje kwemeranya gufatanya ishoramari kuko ibifuzaga kwagura ishuri nyuma yo gusurwa na NESA nuko rero barangije bemeranya ko uragiwe n'Imana azakirima 30% by'imigabane ariko nawe akazishyura miliyoni 50. Clement kandi yagaragaje ko yafunzwe amaze kwishyura miliyoni 25 yemeza ko bajya gusaba icyemezo wasabye icyemezo cyo gusana aho kuvuga icyemezo cyo kuba bagiye kubaka ibyumba by'amashuri. Arangije avuga ko impamvu yabibateye ari uko ubutaka bwari buri mu buhinzi. Clement kandi yagaragaje ko atigeze yitambika icyemezo cyo gusenya ahubwo avuga ko ngo guhera tariki 27 mu kwezi kwa gatatu banemererwa iminsi 15 yo kuba bamaze gusenya. Tariki 31 rero ngo werurwe ya tariki basenyeho ngo ushinzwe imyubakire yongeye kugaruka ababwira ko ngo bari gusenya gahoro kuko rero ngo nyuma yaho gato ngo nibwo yizaniye aho kubasenyera ayo mashuri kandi bo bifuzaga ko nibura ibikoresho bari bakoresheje bubaka byari no kwifashishwa nyuma. Mu marira menshi cyane rero Clement yagaragaje ko yababajwe cyane bikomeye no kubona umushinga wari umaze gutwara miliyoni 58 uri murasenywa. Yemeye kandi ko yafashe Mutangana mu ijosi nyuma yo kumusenyera abitewe n'umujinya ariko abaturage bakamufata bakamubuza kugira icyo amutwara. Ku bijyanye kandi no kumena ikirahure cy'imodoka yagaragaje ko atigeze akoresha ibuye nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze. Clement kandi yagaragarije urukiko ko ibyo yakoze byose yabitewe n'umujinya w'umurandura zuzi yagize. Yerekanye kandi ko nyuma yo gufungwa yanasabye imbabazi abo yahemukiye barimo n'ushinzwe imyubakire mu murenge wa Jabana ariko gitifu w'umurenge we ngo yanze kumubabarira. Ku cyaha kandi aregwa kijyanye no kwangisha ubutegetsi abaturage Clement yavuze ko nta bundi buyobozi yazi kuko ngo yavutse mu mwaka
1996, bityo rero nta bundi yabugereranya nabwo. Akasabye urukiko rero ko rwategeka ko yakurikiranwa ari hanze kuko ngo ari ubwa mbere yakoze icyaha. Yabwiye kandi urukiko ko afite umuryango kandi aheruka kubyara abana b'impanga, kuri ubu ngubu izo mpanga zikaba zifite amezi 7 ndetse n'umugore we akaba yaragize uburwayi bw'umugongo. Clement kandi yanemereye urukiko kandi ko ashobora gutanga ingwate y'inzu afite mu Busanza ifite agaciro ka miliyoni 150, kandi yanemeye ko n'ibindi byose yategekwa azabyubahiriza. Biteganyijwe ko rero ejo bundi kuwa 4 tariki 30 Mata cyangwa se ku kwezi turimo kwa 4 ku isaha 9 aribwo hazasomwa umwanzuro. Ngaye nguko muri Tiamo Lounge Resto Bar VIP niho abasirimu basohokera mu mujyi wa Kigali honyine gusa. Bagira amafunguro ateguwe neza, aryoshye kandi atandukanye, akubiyemo amafunguro yo mu Rwanda ndetse nayo mu mahanga. Ibyo bigatuma rero buri wese uhagannye abona icyo ahitamo bitewe n'icyo akunda. Bagira kandi ibinyobwa byiza cyane by'ubwoko bwose byatoranyijwe neza, yaba ku bakunda ibisembuye ndetse n'abakunda ibidasembuye. Si ibyo gusa kandi kuko ku bakunzi bo kubyina, Tiamo Lounge yanamenyekanye cyane kubera abavanga umuziki cyangwa se aba DJ bafite ubuhanga budasanzwe, bakabavanga umuziki ku buryo ingeri zose zibasha kunyurwa, yaba ku bakunda indirimbo zigezweho ndetse na old school. Muri Tiamo Lounge rero amafunguro mu gitondo ahora ateguye, mu gihe bife guhera ku isaha ya 5 z'amanywa iba yamaze kuba tayari kugeza ku isaha y'isa 9. Ku bakunzi b'ikawa rero, ikawa muri Tiamo Lounge ndayigutuye. Nibagiwe kandi abakunzi b'inyama bitewe na mucoma w'umuhanga muri Tiamo Lounge. Inyama coma yaho yo mu ifuru ifungurwa n'ahantu namwe yahuriye n'umwotsi. Iyo uyiriye ntiwifuza kongera kurya iyateguriwe ahandi. Tiamo Lounge iba ahantu heza guhurira n'inshuti mukizihiza ibihe byihariye. Ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, Remera mu Giporoso, opposite side ya gare unyuze ruguru gato ya station ya Olix.